turi amahabara ya papa. Anyway, rero babyeyi banjye ndabashimiye ko mwumvishe ubutumire bwanjye. Ibyo ari byo byose mwabonye ko nkuze nubwo uyu nguyu mutamureba ko ari buce. Muraho neza, nizere ko mwese mumeze neza aho muherereye. Mama Kanyana rero musaza wa Iribagiza nawe yaje barabonana, gusa Fabiola ntabwo yashatse yuko bavugana cyangwa bagumana igihe kinini kugira ngo ataza kwivamo. Musaza wa Fabiola, musaza wa Iribagiza rero yaje abaza Mama Kanyana ngo umukobwa witwa Iribagiza bimeze gute. Fabiola itaza yirukanka, kandi koko Fabiola impamvu yaje yirukanka byumvikanaga. Mama Kanyana ashobora kwita yivamo avuga ngo uwo nguwo Iribagiza uri kubaza rero ntabwo ari hangaha, yagiye kwa Mama Cyusa kandi yarabwiwe yuko yapfuye. Iribagiza ngo yarapfuye. Ibyo byose rero byateraga musaza wa Iribagiza kuza ngo abe yamenya icyamwishe, cyangwa se babe bafata indabo bajyane kumva ye, nko kumwibuka cyangwa se kumwunamira nk'umuntu yakundaga cyane. Ibyo ngibyo rero yabibwiye Fabiola ubona yuko ahise agira akantu, utekereza ibintu byinshi cyane kuba abonye musaza waje kongera kumureba, kongera kumushaka. Urumva rero ibyo byose Fabiola naza kubibwira umuryango we, ntabwo tuzi iki kintu umuryango we urabyakira. Gusa ibyo byose musaza wakomeje gutsimbarara. Ese bamujyana ku yihe mva, byagenda gute ko imva biriho amafoto n'amazina y'abantu? Ese bashaka iyihe mva bamubeshya noneho bakaba bamujyanaho, byagenda gute? Kandi uyu musaza wa Iribagiza bivugwa yuko ari n'umupolisi. Urumva rero asanze wenda bamubeshya ashobora kuba yabagira nabi cyangwa se akaba yabafungisha. Ibyo byose bigatuma bajya mu mazi abira. Ese ino mipango yose ba Fabiola, Rugema ndetse n'umugore we Mama Isimbi bafite, kubera iki batari kwibwira Mama Kanyana ndetse na Kanyana ngo bamenye ibijya mbere? Kuko hari igihe umuntu ashobora kuzaza yabaza Kanyana akahita yivamo, cyangwa se yabaza Mama Kanyana akahita yivamo, ugasanga bose abashyize mu byago, kandi abashyize mu byago mu buryo atagambiriye. Impamvu abashyize mu byago ni ukutamenya, nuko atarazi ibintu. Niyo mpamvu rero bibaye barabimubwiye byagenda neza cyane. Mama Cyusa na Papa Cyusa na Cyusa na Iribagiza, Iribagiza yabashyize hamwe arababwira ati rero uyu munsi wa none nafashe umwanzuro wo kugira ngo mbe nataha njye iwacu baranshaka, iwacu barambura, ndagira ngo ibintu by'ubukwe ndetse n'ibindi bintu byose ngende mbitegurire iwacu. Ese Iribagiza najya iwabo se ashobora kuzahura na musaza we, cyangwa musaza we disa muheruka kirakana bashobora kwita bavuga ngo uyu nguyu ntabwo ari Iribagiza. Ibyo ngibyo rero reka dukomeze tubikurikirane, turakomeza tubahabereye 5 kuri 5. mukore subscribe, like, comment.